abantu iyo bamubonye baramukurikira, yewe baba bashaka ko abakiza, abandi bakumva ko ahagiye hose bagomba kumukurikira ari benshi cyane. Uyu mugabo ni muntu ki? Ese akora iki? Tubaye ikaze. Amazina ye yose bamwita Brian Deacon. Yavutse 14 Nyakanga 1947. Avukira Oxford mu Bwongereza. Umwuga we asanzwe akora ni umukinnyi wa filime ndetse na televiziyo. Ahangaha reka tubashe kuba twareba amateka y'umugabo bita Brian Deacon. Uyu mugabo Brian Deacon yatangiye gukina filime mu myaka 1970. Yabanje gukina uduce dutandukanye nka filime bita Minores. Muri series ni filime zo mu Bwongereza. Uyu mugabo azwi ibikorwa byinshi ndetse n'uburyo asanzwe akoramo ibintu bye neza. Uyu Brian yarazwiho isura ituje, ijwi rituje, imyitwarire igaragara icyubahiro cyangwa se igaragazwa n'icyubahiro. Ibyo byatumye abatunganya filime bamubonamo nk'ukwiriye gukina uruhare rukomeye kandi rw'iyobokamana. Filime yamuhesheje agaciro ndetse ku isi ni filime ya Yesu. Uyu Brian Deacon yakinye Kristo. Iyi filime yerekanwaga cyane mu bihe bya Noheli na Pasika. Ahangaha icyamuhesheje agaciro mu iyi filime yabashe kuba yakina ndetse n'icyubahiro. Yakinye Yesu atarimo gukabya, yagaragazaga urukundo, imbabazi, ituze n'ubwitange. Uyu Brian Deacon niwe wagaragaje Yesu mu buryo bwumvikana kurusha abandi. Ukuri nuku Brian Deacon ntazwiho secondaries zikomeye, ariko hari ibintu byavuzweho byegereye n'akazi yakoragaho kajyanye na televiziyo ndetse no gukina filime. Ikindi kandi uyu mugabo bita Brian Deacon yahise abura muri filime bita Criticism. Abantu bamwe bavugaga ko nyuma yo gukina Yesu Kristo atabonye amahirwe menshi ya filime nini. Ibi byiswe typecasting, gukinisha umuntu uruhare rumwe rukamufungisha. Uyu Brian Deacon niwe muntu wabashe kuba yagaragaza uburyo abantu bagaragaje kwakitinga filime ya Yesu Kristo abikomeye kuri Bibiliya. Uyu Brian Deacon abantu ntabwo babashe kuba bamubona ngo bumve ko yabaye yakoresha sinema, ahubwo mu by'ukuri ari we Yesu Kristo. Ahangaha turabasha kuba twaba ukuri kuzuye ndetse n'ukuri kwa nyako. Uyu Brian Deacon ntago ari Yesu nk'uko babivuga. Iyo ugeze muri kiliziya ndetse n'izindi nsengero zose tutabasha kuba twavuga, uyu Brian Deacon usanga ari umanitse mu nsengero zitandukanye, ku bishushanyo ndetse no mu bidari. Izo midari nizo Yesu Kristo abamanitseho, ari we bita Brian Deacon. Bikaba bivugwa ko ari bo abantu babasha kuba basenga cyane. Urugero nka Kiliziya Gatolika ibasha kuba yamwikiza imbere, kuko yewe n'umuntu wese ubasha kuba yabona yabatijwe, yahawe ndetse yanakomejwe, bamutegeka kwambara umudari cyangwa ishapure birimo Brian Deacon. Uyu mugabo rero ni umugabo w'ibinyabitangaza cyane ku isi. Bavuga ko uyu mugabo Brian Deacon filime yabashe kuba yakina itamuhesheje amahirwe menshi kugira ngo abashe kuba yeraho yamamara. Uburyo bavuga ko uyu mugabo Brian Deacon ari we muntu wakabashe kuba ari umukire wa mbere ku isi bitewe na filime yabashe kuba yakina Yesu. Ariko kugeza n'ubu ngubu abantu ku isi uwo bamubonye baramukurikira, bakamusanganira, bakamwifotorezaho ndetse bamukurikira ahari kuja ngo babonye Yesu. Abarwaye, abafite ibibazo bakamwunamira ati Yesu dukize cyangwa se dufashe, dukorere nk'ibyo wabashe kuba wakorera i Yerusalemu. Ariko ndababwiza ukuri yuko uyu mugabo Brian Deacon ni umuntu usanzwe,
yafashe ibintu byanditswe muri Luka ndetse abasha kuba yapresenta mu filime bitewe n'uburyo ariko kazi yakoraga. Ndetse uyu mugabo bavuga ko atari n'umukirisitu yewe, kubazwiho kubasha kuba yakora filime zitandukanye, akaba yarakinye filime ya Yesu Kristo. Ntabwo byatuma abantu bamukurikira cyane ati babunye Yesu Kristo, ndetse ahajya hose bamukurikira. Ndabashimiye abakunzi mwebwe dusojwe kuba twabahiriza ikiganiro bita Menya Byose ku Isi. Ngewe usanzwe ubahiriza ibiganiro nk'ibi ngibi banyita Didier. Ndabakunda cyane. Thank you very much.